Haleluya, haleluya. Nshuti muvandimwe udukurikiye, tuguhaye ikaze kandi tunakwakira kandi tukwifuriza imigisha yose itangwa n'Uwiteka Imana. Amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose, mu buzima bwose waba uri kunyuramo bukugoye butakoroheye. Mu by'ukuri ndakwifuriza kugira ngo amaso yawe cyangwa se ibyiringiro byawe ukomeze kubihanga ku Uwiteka Imana. Imana mu ntambara zose umuntu aba arimo, mu by'ukuri haba harimo amasomo umuntu yakwigiramo kandi mu by'ukuri yakumva ijwi ry'Imana. Igifite agaciro mu by'ukuri ni uguhanga amaso ku Mana kandi ni ukutatakariza icyizere. Ndakwifuriza kutatakariza icyizere aho uri hose, gukomeza kurindira icyo Imana yavuganye nawe kandi gukomeza mu by'ukuri kuba nk'umukristo ukavuga ati nubwo ndi mwa bino bihe bitoroshe ndimo ndagaragaza Kristo gute uri muri ngewe. Rero nkuko mubibona imbere yanjye cyangwa se imbere yacu twebwe twese, ntago turi twenyine, dufite umutumirwa yatangira atwibwira kandi anadusuhuza. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri iyi cyano, kandi ikigamijwe ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa, kuko mu nshingano Yesu yasize yavuze ngo mugende mubwirize ubutumwa ku isi hose, abazemera muzabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Aho rero tudashoboye kugera ubu buryo buzahatugerera. Nukuri Imana yabwa icubahiro. Rero ngiye turi kumwe nitwa Harerimana Jean Baptiste, nzwi ku izina rya Baringene. Baringene bisobanura ngo bose ni bamwe cyangwa se barareshya. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Nukuri aho duherukaniye watubwiyeho gakeya, tubwira kuri umuvugabutumwa, kandi ni byiza mu by'ukuri, kandi nubireba mu by'ukuri arabona ko wasizwe n'Uwiteka Imana. Tiko wadukurikiye mu by'ukuri utakuzi, natwe twese turimo agize amatsiko hati ko tubona uyu muntu akiri mutoya, ese vugabutumwa yaba ari mazima igihe kingana iki? Murakoze cyane. Nkuko nababwiye, ndi umuvugabutumwa, mubwirizabutumwa bwiza ukorera mu itorero rya ADPR. Nyobora itorero rya ADPR Kabyaza, niho nkorera umurimo w'Imana muri paruwase ya Jenda, ururembo n'urwa Rubavu. Vugabutumwa rero, umuhamagaro w'ivugabutumwa nawutangiye mvuga ubutumwa hirya no hino, ariko itorero rishima ko nakwinjira mu murimo w'Imana nkaba umubwirizabutumwa ufite aho nyobora. Rero nahawe izo nshingano mu mwaka w'2014. Ubu rero turi 2021, mazemo imyaka 7. Ntabwo ari igihe kirekire ariko sinakigufiya. Tubishobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Amen. Uti igihe mazemo si gito kandi sina kinini. Watubwira mu by'ukuri umurimo w'ivugabutumwa ni umurimo utoroshe. Ni umurimo utoroshe, ariko nk'uko ubivuze neza uti dushobozwamo byose na Kristo uduha imbaraga. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko birumvikana muri uru rugendo cyangwa se mu ivugabutumwa, wigeze uhura n'akantu ugitangira byari bimeze gute? Ngitangira uyu murimo w'ivugabutumwa ntabwo byari byoroshye, kuko nari umuvugabutumwa ugenda. Burya umuvugabutumwa ugenda nta ntambara ahura nazo. Aravuga iminota 30 cyangwa 45 bamuhaye, akisubirira iwabo akagenda, yasenya yakubaka, ibisigaye bimenywa n'abasigaye aho ngaho. Ariko maze guhabwa inshingano, niho nabonye ko uyu murimo ari ngombwa kuwitaho. Cyokora nabihaye n'imbaraga, ndanabikunda kugeza n'ubu ndabikunda, kuko nabonye adresse
naho nkiri umuvugabutumwa ugenda nta aderese nagiraga. Nashoboraga kumara icyumweru, ariko ubu ntabwo byashoboka. Ubw'inshingano mba mfite ari iz'urugo ndetse ari n'iz'itorero, ntabwo bishoboka. Rero numva umurimo w'ivugabutumwa nta kibazo. Icyakora nahuriyemo n'utubazo dukeya two kungora, kuko nashakaga gusiga umudugudu ngo ngende. Ubuyobozi bw'itorero bukangonga, rimwe na rimwe nkagenda ntasabye uruhushya, ariko nyuma yaho nza kumenyera. Ubu rero ndiho nkora umurimo, iyo hari aho natumiwe nsaba uruhushya. Ariko hari abavugabutumwa benshi bagenda nta ruhushya basabye abayobozi babo. Ariko ubu ngubu numva nta kibazo. Hari aho bakeneye kuntumira barantumira, kandi ngagenda nasabye uruhushya. Ni ukuri. Ni ikihe kintu mu by'ukuri wumva muri wowe kikumotiva cyangwa kiguhereza imbaraga? Ikintu kimotiva, kimpa imbaraga, nk'uko Paul yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ikintu kimotiva cyane ni imbaraga z'Umwuka Wera. Kubera ko Umwuka Wera atari wo gushoreye, uyu murimo urimo ingorane nyinshi. Ushobora gusonza, kuko hari abantu bibwira ko harimo ibyo kurya, ariko ushobora no kubibura. Ariko Umwuka Wera akaguhumuriza, akagukomeza. Mwinjiramo cyane, nawinjiyemo nta naho mfite, ndi no mu bukene. Kona ndashaka gupagasa za Kigali. Yemwe hari nabo nakoreraga umurimo wo kujya kubacururiza ibirayi. Nacururije uwitwa Papa Birava, mujyanira ibirayi Kigali. Nacururije uwitwa Noheli, mujyanira ibirayi Kigali, nje kumurangurira ibitoki Ikibungo. Nshaka imibereho. Ni ukuri. Urumva nta buzima nari mbayemo bwari bumfashije, uretse ubwo kugenda nshakisha. Ninjiye rero muri uyu murimo mbona nta byinjira, ariko icyo gihe nkorera abo bantu icyumweru natahanaga 15,000 cyangwa 20 mu cyumweru. Ninjiye muri uyu murimo rero ngategereza. Bivuze ngo byarakugoye. Byarangoye. Byasabye kwihangana. Byasabye rero kwihangana. Umwuka Wera arabinshoboza. Hari icyo bita intambara z'umuhamagaro. Intambara z'umuhamagaro wabaho uriye nazo wibuka, ndetse n'ubu ngubu. Urumvikana ko umurimo wose cyangwa mu buryo bw'ivugabutumwa nta muntu ugera ahantu yumva atagihura n'intambara. Ariko hari intambara z'umuhamagaro mbere yuko ugera aho ngaho uri, wagihura nazo. Intambara z'umuhamagaro nahuye nazo, ni kuvuga ngo nshinjira mu murimo muri 2014. Hagati ya 2014 na 2015 nahuyemo n'intambara. Intambara nahuye nazo ni izihe? Ni za bene data nari nsanze mu murimo. Kuko nageze mu mfite umuvuduko. Nari mfite umuvuduko, ariko harimo abansi babimazemo iminsi. Kuko muri 2015, hagati ya 2015 na 2016 bendaga kunsengera ku bupastori. Ariko bene data nari nsanzemo n'imbogamizi, bati umwana wejo bundi ubatirwe ejo bundi twabatije muramusengera twe mudusize. Ziba ingorane, ziba intambara. Cyokora nanje kuko nari ndi kumva mbyishimiye, birambungabanya kugeza ubwo ahantu bari bampaye kuyobora nabaye nk'ubiretse, nk'uwivumbuye, ndivumbura. Ariko kubwa wa Mwuka Wera n'umuhamagaro
Imana irampamagara ni ukuri ngiye gusenga Imana irambwira ngo genda unkorere umurimo genda unkorere umurimo ndagaruka kuko nari namaze kwivumbura bansaba ko nsaba imbabazi ni ukuri ibi mvuga byabayeho nasabye imbabazi imbere y'iteraniro avuga ngo mumbabarire nari narataye umurimo ariko ndagarutse mu murimo ni ukuri ariko kuva ico gihe nagaruka mu murimo cyokora abandi ibyageze nyuma nyine hagira abasengerwa ku pastor nge sinasengerwa nkomeza kugira icyo kibazo cy'uko ako kantu ntabwo kabura ishuri cy'uko ntasengewe ibyo twita ishuri mu buryo bw'umwuka n'ibigeragezo ibigeragezo umuntu yigiramo ahoramo na byinshi umuntu akava ku rwego rumwe yari ariho rw'imitekerereze akagera ku rundi ari byo twita intambara z'umuhamagaro nimba warahamagawe n'Imana ushobora kuba uri mu bigeragezo runaka utazi impamvu zabyo nyamara Imana irimo ikwigishirizamo karibu komeza mwene data yego warugize uti Imana rero yaranyigishije yanyigishije kumenya abo ngiye kubana nabo abari bo inyigisha no kwihangana inyigisha no kuyikorera nta kindi ndebyeho ibyo narabibonye indi ntambara nsa n'uwahuye nayo ni uko muri icyo gihe batanze narigaga Igisenyi mu ishuri rya Bibiliya muri Ipeji ariko nanayobora umudugudu batanga imishahara bashira ku rutonde ko bazajya rw'abakozi ko bazajya bahembwa nabwo ntibanshiramo ayiwe data kandi uri umunyeshuri we yakeneye nabwo ntibanshiramo nacyo kimbera ikibazo yego ndabaza se ko hano mu Bafilipi bavuga ngo mugire wa mutima wari mu Kristo none uyu mutima muri kunyereka ko tutari kubona muri Bibiliya ubwo tunari mu ntambara z'uyu muhamagaro yego nukuri ibibazo tugenda duhura nabyo mu muhamagaro icyo kora nabwo ndongera mbasaba imbabazi mbabwiye nabi bashumba abapastori mumbabarire ubwa kabiri icyakora gusenga Imana ni byiza Imana irambwira ngo genda nkorere nzaguhemba amen nemera ijwi ry'Imana nemera kugendera ku jambo Imana imbwiye ikimara kumbwira ngo nkorere nzaguhemba yarampembye nukuri nakoze ntategereje cya gihembo bitandatu nibyo bampaga ariko Imana yampaye umugisha wo gukundwa n'abantu nukuri wo gukundwa n'abantu abantu barankunda Imana ikundira kuri wowe nitangira umurimo w'Imana kugeza ubwo n'abakristo nayoboraga ubwabo buri cyumweru najyaga kubona nkabona barambwiye bati mwarimu iyi neti kirakugeza ku ishuri amakuru barayamenye ariko bishimye cyane mbona umugisha udasanzwe mpagirira umugisha kubera ko nemeye gukorera Imana ntarebye ku bihembo nari ndebye ku bihembo ariko Imana irankosora kandi ati nje nzakwihembera abantu najya kumva umuntu arambwiye ngo nadodesheje ikoti ngwino ufite ikoti ngwino urebe inkweto ndambara kurusha ba bandi bari guhembwa ngira amafaranga mbona abaterankunga banyishurira ku ishuri kuko icyo gihe bari banamaze kumbwira ko nari naranditse ibaruwa isaba ko bamfasha kuriha ntibyakunda ariko mbona abaterankunga bandihira ndarangiza kugeza ndangije mbona rero rwose iyo wemeye gukorera Imana nta kindi urebyeho Imana iraguhemba ni ukuri mbivuge nta n'umukozi w'Imana ukwiriye kuburana igihembo nta n'umukozi w'Imana ukwiriye kuburana igihembo
kubera ko Imana dukorera itanga ibihembo byiza. Imana igira neza. Imana igira neza. Abakoresha bo mu isi bahemba nabi, ariko Imana ihemba neza. Ubwije ukuri ko Imana ihemba neza. Nicyo gituma Daniyeli, iyo dusomye hariya mu gitabo cya Daniyeli mu gice cya 5 amaze gusobanurira umwami inzozi, gusobanurira umwami amagambo Berushaza, hariya mu gice cya 5 ku murongo wa 14, aho yamubwiye ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe. Kubwo amagambo yaramaze kumusobanurira, hepfo yamubwiye ngo ubwo nisobanura aya magambo uzambikwa umwenda w'umuhengeri. Umwenda w'umuhengeri wasobanura guhabwa icubahiro. Uzahabwa umukufi w'izahabu mu ijosi. Nicyo cyari igihembo, kwambara umukufi w'izahabu mu ijosi. Byashobanuraga kugaragara neza imbere y'abantu, ariko Daniel aramubwira ngo ubyigumanire, yanga kubyakira kuko yari azi neza ko ari ibihembo by'abantu, ariko Imana ishobora kumuhemba neza. Yazi ko ingorane yiwe irabirangiriye aho ngaho. Niwe wari urabugaragaye nk'ukoze imirimo cyane. Daniel yashaka kwamamaza umwami. Rero niyo mpamvu ni byiza, igihembo ni cyiza ku mukozi, kuko na Yesu yarabivuze ngo umukozi akwiriye guhembwa, akwiriye igihembo. Muri Matayo niko habivuga, usomye igice cya 10 atuma abigishwa ngo bagende, yarababwiye ngo umukozi akwiriye igihembo. Ubwo rero ni ngombwa igihembo, ariko kucisabira cyangwa kukiburana, oya wikiburana, ukorera azaguhemba. Niba dukorera Imana, Imana irahemba. abayoborwa byo niko bimeze rwose, niko bimeze. Hari aho bashobora kuguhereza ibintu umwuka w'Imana akakubuza, ariko hari n'aho ashobora gutegeka ngo baguhe bakabiguha. Umwuka akora uko ashaka. Ngubu no muri wenda bya COVID hari ukunda bavuga butumwa abantu bavuga ngo turapfa. Ntawapfuye, ntawe. Ahubwo nico gihe niba ari gihe nabayeho neza, ni muri iki gihe insengero zarafunzwe kubera ko nari narakoreye Imana neza. Emwe uretse ko tutakwirirwa tunabivuga, twitwa sinye n'inzandiko z'uko tutazakurikirana ibihembo. Twarazisinye ku mugaragaro ko nta gihembo tuzabaza, utazahembwa ko atazakurikirana igihembo. Ariko Yesu yaraduhembye. Naje kumva umuntu arampamagaye ati mwarimu, ati waramutse, ati telefone yawe iri muri mobile money, kabona yoherejeho 15,000, kabona yoherejeho 20, arabi Kigali, arabi Gitarama. Ndetse muri ico gihe Imana yakoresheje n'abahanzi muri Amerika. Muri Amerika yambuje n'umukobwa witwa Denise uba muri Amerika. Imana imuhereza umugisha, Imana komeze kumwitaho rwose, abane nawe rwose, yagize neza rwose. Ubu mwongereye amavuta kuko buri cyumweru yampaga 15,000 cyangwa 20 buri cyumweru. Mu kwezi nabaga mfite nk'ibihumbi nka 60-80. Mbona mbaye boss, umuceri ntiwaburaga mu nzu. Naje harabona menya si umunsi babiri, hari abakristo nanje narinzi bafite imbaraga nkeya, nkabakekuriraho nkavuga nti umugisha nawe ubonye, ariko nzi ko hari undi ndishije imbaraga nawe nkamuhaho. Rwose gukorera Imana ni byiza. Iyo watse ibihembo byawe birangirira ku isi,
nta n'izindi ngororano uba utegereje. Rero ngo kuko umurimo wacu w'ivugabutumwa uteye umeze, iyo ukoreye Imana neza Imana iraguhemba. Imana ibahereza umugisha. Reka turebe ijambo gatoya tugiye kwiganaho cyangwa se kuganiraho. Tumaze iminsi turi mu minsi mikuru ya Pentecote ntiturayivamo. Nifuza ko tuganira gatoya ku jambo umwuka wera cyangwa se imirimo umwuka wera akorera mu bizera. Turifashisha amagambo ari muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 15, ariko turageza umurongo wa 18, dusimbuke dusome no 26. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha ukubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Umurongo wa 26 turavuga ngo ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Imana itugirire neza cyane. Amen. Ndashaka kuvuga gatoya ku mwuka wera, kavuga no ku mirimo umwuka wera akorera mu bizera. Tarangiza tugasenga Imana tugasaba ko uwo mwuka cyangwa se iyo mirimo y'umwuka akorera mu bizera iguma muri twebwe. Mu by'ukuri umwuka wera ni icyigisho cyangwa se icyigisho cy'umwuka wera ni icyigisho abantu bakunze kwigisha ku munsi wa Pentecote, ariko siko biri. Ntabwo byari ngombwa ko cigishwa ku munsi wa Pentecote gusa, ahubwo ni icyigisho gikwiriye guhoraho, kubera ko Yesu yasize avuze ngo umwuka wera azabana namwe ibihe byose. Ntabwo aboneka rero ku munsi wa Pentecote gusa, ahubwo abana natwe ibihe byose. Amen. Umwuka wera hano dusomye dusanze yitwa umufasha. Afite amazina atandukanye, ariko reka nibande cyane kuri iri zina umufasha. Umufasha, izina umufasha ryari ribonetse inshuro ebyiri muri Bibiliya. Inshuro ya mbere ryabonetse Imana ibwira Adamu ngo reka tumuremere umufasha umukwiriye. Byari ngombwa ko Adamu agira umufasha. Bwa kabiri riboneka Yesu agiranye ikiganiro n'abigishwa, ariko ababwira ko agiye kugenda. Ababwiye ko agiye kugenda, babona bazasigara, nta muntu bazasigarana nawe, babona bazasigara bonyine. Arababwira ati muhumure, nzawohereza umufasha, sinzabasiga nk'imfubyi. Amen. Nzabaha umufasha. Umwuka wera rero ni umufasha wo kubana natwe, wo kubana n'abizera, wo kubana n'itorero. Azabana natwe ibihe byose, kubera ko azakorana n'itorero kuva Yesu ari mu isi kugeza agarutse gutwara itorero, kuko umwuka niwe uzaherekeza itorero akarizamura. Imana itugire neza cyane. Iri jambo umufasha mu ndimi z'Ikigiriki yitwa parakaratos. Parakaratos. Parakaratos ni mu rurimi rw'Ikigiriki, bishatse kuvuga ngo ni umuntu ubana n'abahamagawe, ubana n'abizera, ugendana nabo. Imana dufashe cyane. Parakaratos nicyo bivuga, ubana n'abahamagawe. Iyo umaze guhamagarwa, umaze kuba umwizera, ntuba wenyine. Yesu rero yasize abwiye abigishwa
arababwira ngo icyo akora muzahabwa imbaraga, umwuka ntabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Udafite parakaratos ntiwahamya Yesu. Amen. Mari dufashe cyane, duhamya Yesu rero kubera parakaratos, dufite izo mbaraga zo guhamya. Akongera akitwa avocatos. Avocatos niho hava ijambo ry'igifaransa avoka, umuvugizi cyangwa umwunganizi. Umuntu ushobora kukunganira mu rubanza, umuntu ushobora kukunganira aho udashoboye kuvuga akakunganira. Imana dufashe cyane, niho rero yitirwa avocatos. Ajya tuvuganira rero, akagira ibyo tuvugira ku Mana. Niyo mpamvu mu Baroma ni mu gice ndatekereza ni cya 8 harimo amagambo avuga ngo uko niko Umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu, kuko twebwe ubwacu tutazi kuvuga, tutazi no gusaba, ngo ariko Umwuka ubwe niwe udusabira ngo atunihire iminiho myinshi itavugwa. Ni ukuvuga ngo uwo mwunganizi mu rukiko ahangaha dusanzwe tuzi, umwunganizi umuburanyi ashobora ashaka ingingo z'ikibazo cyawe cyose, ingingo zikurengera. Naho waba ufite amakosa akavuga ati nshingiye kuri iyi ngingo, akakuvuganira. Ashaka kuvuga gutya akabigorora, na Mwuka wera arabigorora. Ashaka kuvuga iki ngiki, akeneye iki. Amen. Niyo mpamvu rero tumukwiriye uwo mufasha ngo agumane natwe. Imana tugire neza cyane. Mu gifaransa ho yitwa consolateur. Consolateur bivuga ngo ni umuhoza, araduhoza turi mu mubabaro, turi mu gahinda, turi mu majume, araduhoza. Twageze mu makuba, araza akaduhoza. Turi mu majume, turi mu gahinda, abantu batwanze, we araza akaduhoza, akaza akabana natwe. Nico gituma na cagihe Yesu bamujyana bari kumukubita, bari kugira, abantu barariraga, ariko we abwira bariraga ati mwirire, nuko yari afite umuhoza, yari kumwe n'umuhoza. Mwuka wera azabana natwe no mu bibazo. Niyo mpamvu umuntu unamufite niyo yarwaye, niyo yageze n'igihe cyo gupfa, aramushorera mpaka no mu rupfu, ntiyumva umubabaro. No mu gihe cya Stefano ntabwo yigeze yumva umubabaro, bamuteye amabuye, arasaba ati data ubabarire. Aba bantu ntabwo bazi icyo bakora, uyu mufasha arakenewe. Imirimo rero akorera mu bizera ni iyihe? Reka nyivuge nihuse. Umurimo wa mbere Mwuka wera akorera mu bizera, aremeza iby'icyaha. Mwuka wera ni umushinjacaha. Hadakenewe RIB, hadakenewe polisi, Mwuka wera arashinja, arakwemeza, akakwemeza, akavuga ati ngiki wagikoze, kuko wagikoze ahari, wagikoze areba, kuko arareba, afite amaso, afite amarangamutima nk'ay'umuntu, arareba. Nuko ataboneshwa amaso y'umubiri, ariko arareba. Rero ni umushinjacaha, arashinja. Imana dufashe cyane. Uyu Mwuka niwe wigeze ashinja Zakayo. Iyo dusomye muri Luka 19, Zakayo abantu baritotombye kuko Yesu yari amuhamagaye, baravuga ngo ni umwambuzi, ariko Umwuka nawe amugeraho, aravuga ati ibyo nibyo ndabiriho, n'uwo nibyo ndabimukubira. Ntabwo yari ari mu mubiri, yari yageze mu Mwuka. Umwuka yari yamufashe umushinjacaha, nawe yayimushinjije arabyemera. Umwuka ni umushinjacaha. Cyo gituma hano muri Yohana 16 umurongo w'8 aravuga ngo Umwuka naza azabemeza iby'icyaha. Rero uyu Mwuka yamanutse yemeza abantu iby'icyaha, bakihana mu rusengero, bajya bihana ntawe bashizemo amapingu. Umuntu akavuga ngo narasambanye, umuntu akavuga ngo naribye, ni Umwuka ubikoze.
cyangwa agasanga uwo yahemukiye akamubwira ati naraguhemukiye, ni umwuka ubikoze. byaba byinshi, amagereza yaba make, akora umurimo ukomeye cyane, akemeza abantu iby'icyaha, ndetse muri uko kubemeza abatera n'ubwoba. muzarebe muri ibi bintu insengero zagize tugize ibihe bya kovide, kuko umwuka yari mukeya mu bantu, umwuka yabaye muke mu bantu, byatumye abantu benshi bishora mu byaha, bamwe basubira mu ngeso mbi. Umwuka wera rero arakenewe, Imana tugire neza cyane. Umurimo wa kabiri w'umwuka wera n'ubundi, umwuka wera aduha amakuru y'ibizaba, nicyo gituma mu Bayisirayeli bamwitaga Ruha ni mu Giheburayo. Ruha bishatse kuvuga ngo ni umwuka utangaza amakuru yizewe. Yesu yabivuze muri Yohana igice cya 16 ku murongo wa 13 ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira n'ibyenda kuba. Avuga ibyenda kuba rero kuko abizi, atangaza amakuru yizewe. Umwuka rero umurimo akora aduha amakuru yizewe. Hari ibiza umwuka yarabitubwiye. Amen. Maze mfashe cyane. Urugero dushobora gutanga hano mu gitabo cy'Abami cya 2 igice cya 8, ushobora gusangamo inkuru z'umugore witwa Elisa yahanuriye, aramubwira ngo muri iki gihugu hagiye gutera inzara y'imyaka 7, none wowe suhuka nawe umuryango wawe wose, imyaka 7 nishira uzagaruke. Amubwira ibigiye kuba bitaraba, ariko ngo hashize igihe habaho inzara y'imyaka 7. Muri icyo gitabo uzasanga inzara y'imyaka 7 abagore bari abana babo, habaho ibintu bikomeye cyane, abagore barya abana babo. Ariko kuko wa mugore yabwiye ngo wowe ugendere, yaragiye aje mu bihugu by'Abafilistiya ngo abari yaba. Ni mu gice cya 8 uhereye ku murongo wa 1, Abami ba 2, amubwira ibizaba. Umwuka rero azaduha amakuru bigiye kuba, niwo murimo n'ubundi akorera mu bizera, atubwira ibyenda kuba, tuje tumenya amakuru y'ibyenda kuba. Imana dufashe cyane. Undi murimo umwuka wera akorera mu bizera, aduhishurira ubwiza bw'ijuru. Nico gituma Stefano bamutera amabuye ntiyarakaye, ahubwo yahishuriye ubwiza bw'ijuru. Yisomye byakoze n'umwa igice cya 7 umurongo wa 54 ugakomeza, usanga ngo abona ubwiza bw'Imana, ngabona umwana w'Imana na se bahagurutse ku ntebe, ngo nuko ngo ijuru riramukingukira. Imana dufashe cyane. Umwuka wera aje dukingurira ijuru, tukamenya ubwiza bwaryo, tukamenya uburyohe bwaryo. Ngiyi imirimo umwuka wera akorera mu bizera. Kandi umurimo wa nyuma umwuka wera akorera mu bizera nuko ari uzazamura itorero. Imana dufashe cyane, Imana itugire neza cyane. Bene data, ndabifuriza n'ubundi gukomeza kuba mu bihe by'umwuka wera, gukomeza mukuzura umwuka wera ibihe byose. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka n'ubundi twongere dusenga Imana. Turagushimiye Imana kubw'uyu mwanya waduhaye kugira ngo twamamaze ijambo ryawe, tuvuge umurimo wawe, tuvuge imbaraga zawe no gukomera kwawe. Turagusabye rero abatwumvishe, abadukurikirana, kugira ngo ubashoboze guhagarara mu murimo bahamagariwe, nubwo bahuriramo n'ingorane, nubwo bahuriramo n'ibigeragezo, umwuka wawe wera azabafashe, azabakomeze. Twongeye gusenga kandi kugira ngo umwuka wera uzazamura itorero, akomeze kutubera umujyanama ibihe byose, kugeza ubwo Yesu azagaruka gutwara itorero. Urakoze Mana, bana natwe ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Imana ibarize umugisha.